Mutesi Scovia. Yego. Mutesi Scovia araje agera kuwitwa buri kantu. Ariko agera ku nkuru yo ku gihe.com. Aravuga ati ngiye nayisomye buri kintu na kimwe kizima cyaba kirimo ahangaha cyaba cyatumye umuhungu afunga. Ati nibyo koko ikosa yarikoze biragaragara. Ariko se kugeza ku rwego ahita avuga ngo bamujyanye imageragere. Yego, ariko reka nkubwire, yewe narabikubwiye kandi nzarebe gusubiriramo. Ibi byana byaje muri iyi game, yego nibyo barabasore barakoze urumva. Ariko ibi byana nabyo hari ikosa byakoze muri iyi game. Oya wibita ibyana, reka mbyita ibyana. Oya reka mbyita ibyana. Byaremye abanzi benshi muri iki kibuga. Kandi ntabwo harimo abanzi benshi bangana kuriya. Wasaga abana bagambaniye. Mbwira ukuntu bari abana harya ngo ni cyaburi kantu cyane cyaburi nguri bajyana. Jesse nzira kwatandukanye. Umva icyo ari kukubwira. Urumva yahamagaye abakobwa babiri baraziwe. Baraza bahageze yabategeye yagize ate nk'ubyo use nkuko byavuzwe urumva ngashaka gukora kwa ndani kwa Muswagege nkuko agiye byivugira ngaba yengo ngo yaje no mu cyumba umwana w'umukobwa. Ariko se oya buretse ngo baze gato. Ego ni nararangiza ariko ngo ashaka gukora kwa ndani kwa Muswagege umwana arabyanga urumva amaze kubyanga gikiri kimufungirana mu nzu retse ari kubafungira kikumva kabana bari gukora iki. Oya reka ngo reka nkwereke. According ibyo Mutesi Scovia yavuze we yagize ati uri umwana w'umukobwa sibyo. Ubundi bivuga ko bano batipe baravuye muri show Nyagatare. Ibaza amasaha baviriye muri show baraza bagera mu rugo bwije siko bimeze. Noneho uretse wumve nyi bwari bwije none ngo abakobwa ngo baje mu rwego rwo kuvuga ngo bo ngabigishe cyangwa se ngo bafashe mu buryo bazajya ba uploadinga video zabo zikaba trends kuri YouTube. None se abakobwa bari bajyanye na buri kantu cyari buri nguri bamusanziwe. Umva igitangaje we yarabategeye bagera no mu rugo ngo barya kubyo yabagaburi sibyo. Ndibaza bagurira n'amayoga. Ndibaza uwo mukobwa uza muri ayo masaha y'ijoro sibyo kuko umutipe yavuye muri show nijoro. Uza muri ayo masaha y'ijoro agategerwa ikinyabiziga utegewe ikinyabiziga ugiye kureba umuhungu ngakwigisha uri mukobwa utekereza gute ahubwo ka bakobwa b'iyi minsi nabo ibintu byo bidasobanutse. Umva hano ndabana kugiye ngo ni mwitende kwamenyekanye nka buri kantu serenzi ikizina cye. Ariko umva icyo nkubwira aba bana urabizi ko turi inshuti zabo. Ariko umva nkubwira aba batipe bagwa neza mwana ndabizi ko bagwa neza kandi nibyo uru rugana uko yabivuze hari uburyo rurimo umwana. Ariko ibi byana nyine nabyo nicyo nkubwira byakoze ikosa. Iyo uzamutse rubanda harimo abantu bamwe namwe bakota sibyo nibishimira iterambere ryawe. Icyo ndi kuvuga umva se icyo ndi kuvuga urumva umfite kimwe ndi kuvuga ikosa kira cyana cyakoze urumva ako bikomeza kumwita icyaha. Banzo mve nyine ikosa kira cyana cyakoze ariko ko numva ipfobye uziko kira cyaribu hano mu Rwanda amategeko agifungira imyaka 5 gufunga ntabwo cyamuhamye ntabwo cyamuhamye. None se ari mu rugo ngo bari mu boko ataraye ariko ubwo bisobanuye ukekwa sibyo ukekwa hari ubyo runaka baba bamubitsemo gatoya kugira ngo wenda atanayo byiperereza nibyo yayobye ate. Oya hari hano uburyo kwirira kugira atayo byiperereza umuntu uri hanze. Tekereza ufite uri kuvuga ibaze nk'umuntu uri muri kino gihugu utinyuka agafata umuntu akamufunga kugeza uhamagare ku 112 uratekereza ko ibyo bintu polisi yabirenza amaso. Ariko se reka nkwereke sibyo umuntu uravuga ngo aragufunze nta kwatse telefone sibyo ubwo no kuvuga ngo byonyine uwagufunze akagufunga na telefone ibyo bibaho. Nese hari gereza uzi ariko yagufunze yamufunze ateze ese ko ndakwiye ngo wibyita kare no biciriritse. None se ko bari banze kumwishyura oya ko bari banze kumwishyura amafaranga yari byo bigende gute ayo mafaranga rero aba bakobwa so bari bamuhaye 5,000 byonyine. Ubu iki byemeza niki none se ukankubaze ubu kigaragaza ko baragiye kuryama nabo niki. Oya hari video ihari nje cyo ndi kuvuga ni iki ngiki. Ubu se tubizi gute ko bataba banifungiye. Oya umva cyo ndi kuvuga ni iki ngiki urumva umuntu aragufungira nyine cyo ndi kuvuga ni iki ngiki urumva ni iki cyemeza ko yabahaye ayo mafaranga. None okay niba bo bari bemeye kumwishyura sibyo ubwabyo bigaragaza ko we nubwo yabahaye we ngo yabategeye na moto nese ubwo message yishyiriyeho nta yafite. Nicyo uri kukubwira ngo bino byana byaremye abanzi benshi ahubwo nibitari bibizaza. Ariko ubunika nkubaza ninde uvuga muri iki bugu udafitemo abanzi barahari ariko nese uko Scovia ari kumuvuganira Scovia ari kumuvuganira se ari kumuvuganira we Scovia ari kumuvuganira Scovia waragira ati sibyo nasomye inkuru yo kugihe nje nibaza icyaha kirimo hari mu byo bamufungiye ndakibura kuko niba ubwabye inkuru itangira ivuga ngo abakobwa ngo baje kumureba ubwe arabategera bivuze ngo icyaha cyabereye iwe nta murunga yabashyizemo ariko Scovia nawe kwigiza nkana. Buretse wumve erego Scovia iri kumuvugira wibuke ko minsi ishize sibyo aba bahungu nabo harukuntu bakoraga inkuru rega zimutwika bakamukubita akanyafu kunda ndabizi harukuntu bakoraga inkuru zamutwika ariko arimo bavugana ko nabo arumva ko ibi bintu bigaragara ko ari urugomo rw'abajene bisanzwe ariko ntabwo byakabaye icyaha kimujyana kumufungisha imagerage je nicyo nanjye mvuga. Ariko
ariko njyewe umva icyo ndi kuvuga umva njye ikintu ndi kukubwira kandi ntago urumva ntabwo wafata biriya bintu ubyita ibintu biciriritse nakubwiye ngo wagira ngo nabyise ibintu biciriritse umva njye nubwira hano mu gihugu kiriya cyaba gifungira imyaka 5 yego rwose urumva ariko no kuvuga ngo gifungira imyaka 5 ntabwo kiramuhama umva rero gufunga umuntu binyuranyije n'amategeko nibyo afungira imyaka 5 rero nuriya nawe ashobora kuba yarabikoze atabizi ariko uhita ubipfobya akanyafa agomba konyuzweho kugira n'abandi bajene barebereho nese bafunga imyaka 5 oya byibuze wenda bashyiramo imiyaga wumva ni ukuri bashyiramo imiyaga bakavuga ati wenda azajya burana ari hanze ariko byo ntabwo bamujyana amagerage ko harabira kabije okay unono utangiye kuza kungingo none reka tugaruke oya umva icyo ntari kumvikana nawe wikumva ko ntacyo yakoze oya ntabwo nanjye navuze ko atagise yakoze sibyo yego aho ngo tukujyana yego turi kumwe ngewe icyo numvise nkumva kirandwe ngumva ni ikintu ushobora ariko ibi byana by'ibikobwa nabyo by'ibimara ibicucu by'ibikobwa uretse umbwire aracyafungiye kuri station ya Kinyinya uretse abafeministe mu byumve nimushaka mu munanzamukane ibi byana by'ibikobwa by'iminsi bitafite uburere gute umukobwa agenda akajya mu rugo rw'umuhungu ziriya joro urumva ubu se yamufata ku mfura kuvuga ngo yamufata byonyine bajye baranani cyaha cyane oya abafeministe bajye bibuka umva uretse abafeministe bajye banibuka ko urumva no gutanga n'uburere oya gato reka nkubwire hari ikintu kindi ukwiye kumenya sibyo umuntu aragushakaho ubufasha bivuze ngo ubufasha aragusanga kuri biro yawe ibintu bya YouTube n'abantu bake usanga bariye bagafata biro akavuga ngo biro yanjye ndiri mu mujyi ngewe ntuye wenda Inyamiramba biro yabara rero iri mu rugo yaramusanze kuri biro ye mu rugo iwe we naho ubyumva ariko iyo biro icyo nacyo tucyumvikanye oya nta biro wembwira biro ureka nkwereke nuvuga ngo uburiya hariya kuburana bakamubaza bati kubera iki wabwiye kuzi wawe kubwabwira ati giye biro yanjye ba mu rugo ikibigaragaza niki niho hari ibikoresho byanjye none ko mbwiye ngaze mu cyumba none bumvikane ku kuntu iyo biro ikora uwo muhundi ariko se ufite ikimenyetso ufite igihamya kigaragaza ko wambwiye ngo nsanga none kandi ibyo biri kuvuga garagaza video ngiye kubwira impamvu buri kantu ribu yamukuye iwe ariko atari mu cyumba ntabwo yari mu cyumba yari ari hanze iwe no mu cyumba bitandukaniye he umva uko biri ribu yamusanze hanze urumva ije gutabara ngabo bakobwa bari bamaze kuyihamagara uri kubyumva bisobanuye ngo ntago bamusanze mu cyumba nabo bakobwa bamusanze hanze icyo abakobwa babo basanga mu nzu y'ibyo ko yari abafungiranye none umva icyo ndi kuvuga urumva ribu igenda ifata niba ari buri kantu bari ngo ni ntumbazi buri kantu urumva ni umwe w'igihara urumva ahubwo uramujama yishyizeho urupara wagira ngo yarabizi ko urumva rero ruhara nyine rwa mukasire nyine nuko bimeze urumva ribu yamukuye iwe kandi we harimo n'icyumba iwe kandi harimo n'icyumba icyo cyumba ariko umva uko biri rero muri raporo bavuze ko ngo hari ngo erega abana mubeshyera bamubeshyera ngo bigende gute oya abana mubeshyera none usundi kankubaza sibyo yabafungiranye nta ngo tuzi n'icyabanje kuba mbere wenda uretse ibyo turi gusoma kandi ibyo turi gusoma ngo mu bintu bari gupfa kwanza mvuko yabatakaje amafaranga banza mvuko bimeze ibi turi gusoma byanze kunze n'ubuhamya bwatanzwe n'abakobwa muri cyagiye bahamagara ribu version ya buri kundi koko ni nabyo kuri version cyase ku magambo yatangajwe na Dr Murangira Bitieri ayatangaje ko ibyo ari byo byose ko abakobwa bahamagaye bafungiranye ribu karindi hagera bagifungiranye koko icyo ni icyaha bigaragara ko cyari kigambi cyane gufunga umuntu utabyemerewe ni nabyo nanjye simbihakana ariko se tugaruka no kuri abo bakobwa abo bakobwa bumva ko barava aho bari sangahe bakajya mu rugo rw'umuhungu izo saha none akaba ari nawe ubategera umva urashaka umuntu ubufasha ni nawe unagutegeye urashana kugaburiye uwo muhungu se akugure n'amayoga uwo muhungu se ni murumuna wa Yesu akugure noneho uwo muhungu ni murumuna wa marayika ibi bikorwa nabyo by'ibigori bijye bisubiza amafaranga akagutanga kwa ndani kwa muswagege aho burengende ndashaka kugira inama n'abantu b'abakobwa aba bafeministe buriya wenda ushobora guhita bazamuka ngo abahungu ngo bisajije ariko se kuri mu muhungu wacarengana utangiye kujya mu murongo umwe kuko kugeza ubu ribu nitwumve yumve agahinda k'abahungu abo bakobwa nibyo wenda umuhungu sivuga ko atakoze icyaha yakosheje pe ariko be kumujyana ni mageragere yakosheje pe n'ukuri yakosheje ahubwo wenda ngiye cyo numva sibyo ahangaha ni habeho gutanga inama ku rubyiruko ku bajene muri rusange n'abakobwa nibyo pe ariko wenda uyu nawe hagira akanyafuka munyuraho ariko kitabaye ikintu kugira natwe badukange kitabaye ikintu cyaremereye cyane nk'ukuntu kugira natwe abajene badukange imyaka 5 oya ntarwa kamujyanye ni mageragere ubundi bakamushya aracyafungiye kuri station ya Kinyinya ntabwo aragimageragere ariko no bashaka kumwerekeza urumva niba dosiye iri gutunganya ngo yohererezwe mu rukiko urumva se bitakaze ubwo niho biri gushya byototera cyakari cyaba gikatira imyaka 5 man kirakaze ariko ibaze kumva ngo uri gushinzwa none umva ikintu cyagikaze ibyo bigize mu mategeko uri gushinzwa gufunga abantu utabifitiye uburenganzira rigara no gufunga
ariko none biriya bintu birimo ikibazo biriya bintu birimo ikibazo mwana kinakomeye cyane kuvuga ngo ufunze uyu mungu none Imana imufashe kabisa imufashe kuko kiramuhama kuko polisi yagisanga abantu kuko bafungiranye ndetse nawe ahari urumva uyu mungu kiramuhama mwana ariko we ninyoroshye iri bujyemo wamuganiza wafunga abantu ukabafungana na telefone ibyo byose uzi telefone icyo zikora ntekereza ko byari nko kubakanga kugira wenda bamusubize mu mafaranga oya ni nagashyuye kacu kabajene kuko dufite amaraso ashyushye leta nayo ibyumva oya ibyumva ikira ni icyaha bro ndacyumva ko ari icyaha twibona kiracyo ni icyaha rwose reka rero tubashimire rwose ko mwari kumwe natwe kandi muza muri kubana natwe turakora subscribe ukomeze uyikore mu bigono byacu bisanzwe kandi bikurikira ciao oya twabaye ariko nyine tubasezere tugeze turagumanga oya nakuri katugenda ariko ciao